twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 21 urugo 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 17 murongo wa 3 kugeza kwa 9. Abrahamu yubika umutwe ku butaka, Imana iramubwira iti, ngire isezerano ryanjye nawe, uzaba sekuru w'imiryango itabarika. Ntabwo bazongera kukwita Abrahamu, ahubwo izina ryawe kuva ubu ribaye Abrahamu, kuko nzakugira sekuru w'imiryango itabarika. Nzaguha kororoka cyane, nzakuvana mu miryango kandi abami bazakuvukaho. Nzajyana isezerano nawe, nzanarijyanye n'abagukomokaho. Iryo sezerano rizahoraho kugira ngo mbe Imana yawe n'urubyaro rwawe ubuziraherezo. Wowe n'urubyaro rwawe nzabaha gutunga burundu iki gihugu wasuhukiyemo, igihugu cyose cya Kanahani, maze nzababera Imana. Imana ibwira Abrahamu iti, uzakomeze rero isezerano ryanjye, wowe nawe uzabyara uko ibisekuru bisimburana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 105. Uhoraho yibuka ibyo yasezeranye. Nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashake uruhanga rwe ubudahwema. Nimwibutse ibikorwa bye bihebuje, ibitangaza yakoze n'amatangazo yivugiye. Mwebwe nkomoko ya Abrahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be. Niwe Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahiriye amasekuruza igihumbi, ryasezerano yagiranye na Abrahamu, akarisubiramo izaki mu ndahiro. Uhoraho yibuka ibyo yasezeranye. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 8 murongo wa 51 kugeza ku 59. Muri icyo gihe Yesu abwira Abayahudi ati, ndababwira ukuri koko, ukomera ku magambo yanjye ntateze gupfa bibaho. Abayahudi baramubwira bati, ngaha twamenya ko wahanzweho na Sekibi. Abrahamu yarapfuye n'abahanuzi barapfa. None wowe uravuga ngo ukomera ku magambo yanjye ntazakorwa n'urupfu bibaho. Uzabe se uruta umubyeyi wacu Abrahamu wapfuye? N'abahanuzi nabo barapfuye. None ubwawe wibwira kuri iki? Yesu arabasubiza ati, niba ubwanjye ni ikuzo, ikuzo ryanjye ryaba ari ubusa. Data ni ikuzo, ari nawe muvuga ngo ni Imana yacu. Nyamara ntimumuzi, ariko njye ndamuzi. Ndamutse mvuze ko ntamuzi, naba ndi umubeshyi nkamwe. Ni koko ndamuzi kandi ngakomera ku ijambo rye. Umubyeyi wanyu Abrahamu yahimbajwe no kubona umunsi wanjye, yarawubonye maze aranezerwa. Abayahudi baramubwira bati, ubu taragira imyaka 50, none ngo wabonye Abrahamu? Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri koko, Abrahamu atarabaho narindiho. Nibwo bafashe amabuye yo kumutera, Yesu arihisha nuko ava mu ngoro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Twongeye kubashimira kandi uburyo mukomeza kudukurikira. Mwahisemo neza uhitamo kuganira n'Imana hanga kuri buri munsi. Wowe nanjye ntago tuzigera tuyoba, wowe nanjye ntago tuzahomba. Dukomeze rero muri uwo murongo mwiza tugane Imana. Hari imvugo igira iti, utatiye igihango arapfa. Iyo utatiye igihango, igihango kirakwica. Iyo mwasezeranye n'umuntu, iyo mwanywanye n'umuntu, nuko kaza kugira ucya ukamuhemukira, ukaba umuhemu, birangira upfuye. Burya ushobora kudapfa ngo bagushyingure mu mva, la mort physique, ariko ukaba wapfa kuri roho, la mort spirituelle. Erega no gupfa uhagaze nabyo bibaho. Nguko rero nutatira igihango nawe uzapfa. Mubyeyi, ongera uyu munsi ureba abantu mwasezeranye. Ongera uyu munsi ureba abantu wahemukiye, maze utangire usaba imbabazi. Ndetse nusanga hari aho wakomeye ku isezerano, usanga utarigeze utatira igihango, ukomerezaho. Kuko gukomera ntugukomeza ugana hehe? Ugana mu Mana. Amasomo kizu byacu duteguriye nk'uko tumaze kubivugaho araryoshye cyane, ubwo tujya kuzirikana ku ijambo bita isezerano. Umufaransa ati, la promesse est une dette. Ngo isezerano ni ideni. Niba warasezeranye umuntu ikintu ntukimuhe, ujye umenya ko ari ideni.
niba hari ibyo wasezeranye n'Imana ukaba utarabihigura, iryo ni ideni, wasanga waranabyibagiwe. kandi ongera urebe niba ntaho uhemutse imbere y'Imana, imbere y'abavandimwe. Isezerano ni mu rurimi rw'Igihebureyi berit, ryagera mu Kilatini rigafata inshinga yitwa ligare. Ligare bivuga kuboha. Isezerano nyine rirakuboha, rikuboha n'uwo mugiye kurigirana. Twese muri batisimu cyane cyane tujyana isezerano n'Imana, tuboshywe ku Mana, tuboshywe kuri Yezu Kristo, mu ngingo igira iti dukomere ku isezerano. Yezu abatizwa muri Yorodani, dusaba inema yo gukomera ku masezerano ya batisimu. Amen. Liye, kuboha, guhambira, kudoda, kuzirika. Isezerano rirakuzirika, umugabo rikamuzirika n'umugore we, umukristo rikamuzirika kuri Yezu Kristo, n'ibindi byinshi cyane amasezerano dukora. Isezerano rero ubwo tumaze kumva ko riboha, rikaba riboha abantu babiri cyangwa barenze umwe, nuko bikaza kurangira babaye umwe, bunze ubumwe. Amasomo yombi yagiye agaruka kuri Aburahamu washoboye kuba indahemuka ku isezerano, bigatuma koko yunga ubumwe n'Imana, Imana ikagenda imuhindura amateka. Dukomeze tumwigane uburyo yakomeye ku Mana, ukwemera kwe kwa kundi kumugeza ku butungane, bigatuma atunganira Imana. Twumvise mu isomo rya mbere Imana igiranye isezerano n'abantu bose binyuje kuri Aburahamu. Icya mbere Imana ikoze ni ukumuhindura izina nk'uko twabizirikanye. Guhindurirwa izina bisobanura kongera guhabwa ubundi butumwa bushya. Niyo mpamvu natwe muri batisimu twongera guhabwa andi mazina. Kwa dufite amazina y'ababyeyi yo mu miryango, ariko bikaza kurangira twungutse irindi zina, umuryango mugari w'abana b'Imana, izina rya Kiliziya, bitwerekeza nyine mu ijuru. Mu gihe tuba dufite nyine amazina yo ku butaka ya hano ku isi, Imana iduhindura amateka, duhindura izina ritwerekeza mu ijuru, kuko tuba tugeranye amasezerano n'Imana. Nguwo wari Aburahamu, umukurambere ikirangirire, akaza guhindurirwa izina akaba Aburahamu, umubyeyi w'imbaga nyamwinshi. Ngaho amasezerano tujyana n'Imana, kubera Imana umuryango mwiza, nayo ikatubera Imana. Ngaho amasezerano batisimu wowe nanjye tugomba kuvugurura buri munsi. No muri ibyo Zaburi aratwerekeza ku isezerano. Imana ntishobora guhemuka ku isezerano ryayo, ntabwo igiye ibarirwa isezerano. Uhoraho uhorayo wibuka iteka isezerano ryawe. Amen. No mu Evanjili uyu munsi turumva Yezu Kristo agaruka kuri Aburahamu, ariko ari kugira ngo asubize Abayahudi bari gushaka kumutera amabuye, bari kumupinga, bari kumuniega, banze kumwemera. Yezu Imana akaba n'umuntu, aributsa Abayahudi bari kumupinga ko ari we mukuru kurusha Aburahamu, dore ko Yezu yabayeho mbere ya Aburahamu, kuko ari Imana, Imana ihoraho. Kandi muri Yezu Kristo niho Imana yijurira isezerano yagiriye Aburahamu, kwizamuha urubyaro, umuryango mugari. Ngo uyu muryango w'abakristo nyine, umuryango mugari w'abana b'Imana. Yezu Kristo waje gukiza abantu bose. Yezu yagize ati, ukomera ku magambo yanjye ntateze gupfa bibaho. Amen. Birumvikana Abayahudi bo bahise bumva urupfu rwa rundi navuze rw'umubiri, la mort physique. Nibamenya ko utazi Yezu wenzira ukuri n'ubugingo, aba yarapfuye kuri roho, yarapfuye hagaze. Byumvikane bavandimwe, umuntu wese urenga ku isezerano akarenga ku magambo ya Yezu Kristo ntayakurikize arapfa. Nkuko twabigarutseho dusanzwe tubizi na mbere habagaho kunywana, iyo umwe yibeshyaga akarenga ku isezerano agahemuka, bemeraga ko igihango nyine cyamwica. Uzarebe naho mu buzima busanzwe umuntu wese yemuka ku isezerano nta kabuza nyine arapfa, aba yarapfuye. N'Imana nayo dusaye ngo tubera Imana, natwe tukayibera umuryango, tukayikunda yonyine, nta yindi tubangikanyije nayo. Ariko se nikanga duhemuka kuri iryo sezerano? Umuntu mubana uwo mwashakanye wasanga ujye umuhemukira. Isezerano ikintu gikomeye cyane. Ujye ubanza umenye umuntu mwasezeranye, umenye ibyo mwavuganye, ese uracyabyubahiriza cyangwa naho baye umuhemu nk'abandi bose. Isezerano twarijyanye none nk'umugozi uhambira umuba w'inkwi, yo wibeshye ukawucamo gatoya, ndakubwiza ukuri kongera kuwuhambira ntibabe gishobotse. Noneho birumvikana za nkwi nyine zihita zisandara. Nguko uko natwe mu buzima bwacu, iyo wajyanye isezerano n'umuntu ukibeshya ukarihambura, ujya kwisama ugasanga wasandaye. Kuko nyine isezerano ngo twabivuze rirakuboha, ligare, liye. Mu isezerano ryose habamo ibintu bibiri. Icya mbere ni amagambo aba arigize. Icya kabiri ni ikimenyetso nyine kibishimangira, gishimangira ibyo mwasezeranye. Umuhanga niwe wigeze avuga ati, namwe muzabicunge mu buzima bwacu, iyo mwahanye n'umuntu gahunda mukumvikana ahantu muza guhurira, noneho wahagera mbere uzacunge
ngiye byambayeho nabishobora kubaho. Iyo iminota 5 ishize ukareba ku isaha utangira uvuga uti kirakererewe, ugatangira ukakigira ikintu karakererewe, karaza ryari, karampemukiye. Nandi magambo menshi cyane agaragaza kwivumbura, kuko umuntu nyine yaguhemukiye, wenda ntuzi icyatumye guhemukira, ariko ngewe nawe turi abantu dutangira kumuhindura ikintu ati yampemukiye, kampemukiye, tukarakara tukababara. Hacura iki noneho ko buri munsi duhemukira Imana? Ngaho nawe wishyire mwanya w'Imana. Niba Imana nayo yatangira igatugira akantu, utuntu, ibintu, kuki se ngira mugenzi wanjye ikintu kandi ari amasegonda make ampemukiyeho, ari umunota umwe, ari isaha imwe gusa, kandi Imana yo mpora nyihemukira igihe cyose. Ngaho nawe ongera utekereze ku muntu uhemukiye iminota 5 gusa, ongera utekereze ku muntu wahemukiye isaha, icyumweru, ukwezi, cyangwa umwaka n'imyaka myinshi. Ndetse n'umuntu wahemukiye wa undi mubana ukamuca inyuma, ukamukorera ibyamfura mbi, ongera wasongera ubatekerezeho, maze urebe uburyo bya bintu byari biboshye wabihambuye, none byarasandaye. Ese urugo rwawe ruracyaboshywe? Navugaga ruhoye kuri Kristo cyangwa rwarasandaye se kibera rusandaje? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo barabanye, barasezerana, barashyingirwa, bakora ubukwe bwiza, babana neza mu rugo rwabo. Nuko igihe cyageze nyine barabyara, bamererwa neza. Ngo ariko sebukwe umugabo w'urugo ngo akaba yaramukundaga cyane, yaramukundaga kuriya yegamuha amafaranga, akamwitaho, akamugira neza, urugo rumererwa neza. Bya bindi by'uko amutinde yanitse ntiriva. Igihe cyaje kugera ngo uyu sebukwe aza gupfa. Ngo amaze gupfa kiba igikuba gikomeye cyane muri uru rugo, kuko sebukwe wari ufite ibifaranga byinshi, akenshi yamenaga muri uru rugo, bakamererwa neza, bakarya umugabo n'umugore, bagashobora no gutunga abana bari bafite. Nuko rero sebukwe ngo amaze kwitahira, ngo wa mugabo ahamagara umugore we ngo aramubwira ati, umva rero hashize amezi agera muri 6 so apfuye, ndifuza kuguha inzira ndende twanyuranyemo nasko kugira ngo naze kwifatira umwanzuro nyuma yaho. Uzi ko nari umuhigi, ngiye mu ishyamba ngahura na so wacuruzaga zahabu. Mu gihe bari bagiye kumwambura zahabu yari afite, murwanaho ya zahabu ndayirwanira, ntihagira uyitwara. Nuko raho mu ishyamba so ankorera amasezerano ko azamba umukobwa we, kandi akazakomeza kugenda kuri iyo zahabu buhoro akayintungisha kugira ngo zagutware. Igihe cyaje kugera rero ndagutwara, ari so wari ukumpaye, agakomeza kugenda avungura kuri ya zahabu, ampa amafaranga buri kwezi, yampaga amafaranga menshi cyane, niyo yaradutunze muri urugo. None reba, ukwezi kwa mbere kwarashize, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, tugeze ukwezi kwa gatandatu apfuye. Mama wawe ntiyigeze na rimwe ampa kuri ya mafaranga. Urumva se ari iki gisigaye? Ngaho nawe yifatira umwanzuro. Wa mugore aratekereza, areba hirya areba hino. Wa mugore neza arajugumirwa, yibaza ukuntu agiye kubigenza, dore ko umugabo yaramubwiranye n'uburakari bwinshi. Nuko wa mugore atangira kurira, yarari kwibaza uko agiye kubigenza, uko agiye kujya iwabo, asubira iwabo, dore ko abonaga ari byo biri mu mugabo we. Nuko wa mugabo arangije abonye ntacyo umugore ngo amusubije, aramubwira ati, vuba na bwangu nkubone wageze iwanyu, ugumane na nyoko, kuko ntacyo tugipfana. Siko yarapfuye, genda ubane na mama wawe, ntabwo tuzongera kubana, kuko iwanyu ntacyo bakimpa. Ngaho nawe tekereza uburyo uyu mugore agiye kubungana n'aba bana, abatwari wabo basubiza iwabo, kandi mbere bari barakoze ubukwe buryoshye, mbere bari barashyingiwe neza, ndetse Kristo bari barabanye neza. Ariko kubera ko se w'umukobwa apfuye, none ubuzima bw'umukobwa buhise burangira, urugo rwe ruhise rujya ku muguruko, urugo rwe rurarangiye. Nuko wa mugore ngo asubira iwabo, wa mugabo nawe agumukwe, ntibongeye kubana, bahita batandukana batyo. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngizi zango zubakiye ku muguruko, zikaba zubakiye ku bintu. Mugasezerana kubera ibintu, mukabana kubera ibintu, mukamwabana kubera zahabu, kubera amafaranga, ariko nta rukundo rurimo. Ukaba uwo mushakanye, mwarashakanye kubera igitugu cy'ababyeyi, ariko nta rukundo rurimo. Ese ababyeyi nibitaba Imana, aho muzakomeza mubane? Uwo mwashakanye ukaba mwarabanye kubera amafaranga. Hari ibintu wabonaga iwabo bafite, hari ibintu wabonaga afite amafaranga menshi cyane, urukundo rwanyu rukaba ari amafaranga, urugo rwanyu rukaba rwarabahe kubera amafaranga. Birumvikana amafaranga nashira, rwa rugo narwo
ruzatumuka nk'ivumbi. Kubera iki? Urugo rushingiye ku mafaranga, urugo rushingiye kuri zahabu, urugo rushingiye ku bintu, urugo rushingiye ku muntu, ku bantu, rurasandara igihe nikigera nyine. Umuhanga niwe wavuze ati, ese mwari muzi impamvu umuntu asezerana n'undi ejo n'ejo bundi bagasambura amasezerano, umwe akajya ukwe undi akajya ukwe? Nta kindi nuko amasezerano harishemo ibintu. Ni ibintu byasezeranye n'ibindi. Ushobora kubaho warasezeranye n'ibintu, wowe ukagira ngo ni umuntu mwasezeranye kandi byaba. Ushobora kuba urugo rwawe warasezeranye n'amafaranga, warashyingiwe n'amafaranga, amafaranga yarangira nyine kizakubwira ko amafaranga mwasezeranye, rwa rugo narwo rugahita rusandara, rugahita rusenyuka ako kanya. Urwo rugo rugatambukamo ibirura, abasahuzi n'abandi benshi cyane bari gukubita agatoki kandi nirinze kuvuga sekibi. Hari igihe ushobora kuba warasezeranye na sekibi, ukabana n'umuntu uzi ko ari umuntu kandi ari sekibi mwasezeranye. Ese mbere yo gushinga urugo, uwo muzabana wabanje kumushishozaho bihagije? Cyangwa wabonye amafaranga, ubona ibintu afite, ubona amamodoka, ushobora gusezerana n'imodoka pe, kandi bikaba urugo bikazarangira rusenyutse rwose. Ya modoka nyine nihura n'impanuka cyangwa n'isaza, ubwo birumvikana urugo rwanyu narwo ruzaba rugeze mu marembera, kuko ya modoka yagiye mwari mwasezeranye nayo. Ibintu bijya aho byavuye. Niba urukundo rwanyu rwaravuye ku bintu, n'ubundi rushingiye ku bintu nyine, n'ubundi ruzasaza. Bya bintu nabyo nibisaza nibishira. Ongera urebe wowe wegeranye isezerano, umuhamagaro urimo. Igihe cyose uzawuta nuko wasanga hari byo warukurikiye bigeze imbere ntihongeye kubibona, byashize. Iyo bishize rero uhita ugira ute? Uhita nawe usezera, kuko ntabwo ari amagambo ya Kristo agutuyemo, ntabwo ukurikiza amagambo ya Kristo, ntabwo ari Kristo mwasezeranye. Wasezeranye n'ibintu, ndetse kubera ubutegetsi bukomeye bwari bugushyigikiye, birangira bya bintu bigize bite? Birangiye, nawe nibwo bizarangira. Nguko tuzajya tubona ingo nyinshi ziri gutandukana, gatanya ziri kuvuza ubuhuha. Kubera iki? Umwe ashobora kuba yarasezeranye n'ibintu atabizi. Ushobora kuba warasezeranye n'inka, ugasezerana n'inkwano ishyushye, ugasezerana n'imodoka, ugasezerana n'ibifaranga bishyushye, ugasezerana n'amakonti apfiningiye, ariko uzi ko ibyo bintu ntibizashira. Rwa rukundo se rugiye he nanone? Nuko nta rwari ruhari, nta sezerano rigeze riboneka aho ngaho. Amasezerano yanyu yari ari ku muguruko. Mubyeyi, mbere yo gukora isezerano jya ubanza unashishoze, wibaza uti ese nzabishobora? Uyu muntu tugiye gusezerana ndamuzi, naramwize. Aha, niba utariga Imana uzinde gusezerana n'Imana, uzabanze wiga Imana uyimenye, kugira ngo usikorane isezerano n'Imana. Ejo n'ejo bundi utazayihemukira kubera ko utari warayimenye, kuko Imana ihora ari indahemuka. Ongera wibuke aho wagiye utana uburyo wagiye utisezerano ukajya kure isezerano. Kujya kure isezerano ni ugukora none ibihabanye n'iryo sezerano wagize. Ukotsa tubiri, kandi baca umugani ngo uwokeje tubiri turashirira, kandi ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Naho rero birashoboka ko utari impyisi, ariko ntabwo ushobora kotsa tubiri ngo bikunde. Ntabwo ushobora kuba icyarimwe igishwi n'ikibiribiri icyarimwe. Ntabwo ushobora guca mu nzira ebyiri icyarimwe, ntibyakunda. Uragacura amase. Ongera urebe igihe wasezeranye nande, wavuze iki? Amasezerano yameze gute? Isezerano riraboha, isezerano rirakuzirika, rikuzirika nyine ko mwasezeranye. Igihe cyose uzashaka kwizitura, uzamenyene nk'aho mugozi twavuze, bikarangira ugize ute? Upfuye, kuko utatiye igihango wese arapfa. Mukobwa, musore, ujye gusezerana, ongera urebe, ongera wige umuntu mugiye kubana, kugira ngo ejo n'ejo bundi bya bintu bitazashira, nuko namwe barukundo rwanyu rugahita ruzimira, kuko mwasezeranye n'ibintu gusa, ariko nta rukundo rwari rurimo, nta Mana yari ihari. Ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Icyanyuma ngiye gusorezaho ni ikigeranyo bajya bakora ku rugo. Ngo urugo rumeze nk'igare. Ngo igare kugira ngo rishobore kugenda riba rifite pedale ebyiri, ibirenge bibiri. Ikirenge kimwe kigomba kuba kiri hasi n'ikindi kiri hejuru. Iyo rero utangiye unyonga igare, ikirenge kimwe kigomba kuba kiri hasi, ikindi kiri hejuru, nuko rya gare rikagenda, amapine akagenda. Ariko igihe ibirenge byombi byagiye hejuru cyangwa byagiye hasi byombi, ntabwo rya gare rishobora nyine kugenda, ntibishoboka. Rero wowe nanjye bikadusaba ingo zacu, cyane cyane ubwo turi mu kwezi kwa Yozefu, kongera kugaruka ku mugenzi wo kwiyoroshya. Umugabo akiyoroshya, umugore akiyoroshya,
umwe yaba akataje ageze hejuru undi akajya hasi akaba ari gucunga ibyo hasi, mu gihe undi nawe ari gucunga ibyo hejuru, nuko bombi bakamagirirane. Igihe cyose mwese mwagiye hejuru urugo ntiruzagenda neza, igihe cyose mwese mwagiye hasi nabwo urugo ntiruzagenda neza. Birabasaba ngo kuba magirirane, umwe akaba ari hasi undi ari hejuru. Rya tegeko rya magirirane rigira riti umuremure amanurira umugufi, umugufi agatorera umuremure. Nguko rero ko urugo rwanyu ruzakomera nimukomera ku isezerano mwagiranye n'Imana, nidukomera ku Mana nibwo tuzakomera koko. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.